Imibereho y'abantu bavuga cyane n'abatavuga cyane. Ese ninde ubaho neza kurusha undi? Iki ni cyo kiganiro cy'umunsi rero, ndabashuhuje cyane mwebwe abakurikiye Live Talk TV, muraho neza bakunzi banjye. Uru ni urubuga rw'ubuzima, inama, urukundo, ubucuruzi, ubukire n'ubwenge. Uyu munsi turarebera hamwe imibereho y'abantu bavuga cyane n'abatavuga cyane. Ni bande? Babayeho bate? Ese ninde ubayeho neza kurusha undi? Tugume hamwe kugeza ku musozo, kuko uraza kumenya ibintu bishobora guhindura uko wibona cyangwa uko wubaha abandi. Abavuga cyane rero ni babandi mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se urunyamahanga bavuga, babita extroverts. Hanyuma abavuga cyane ni abantu bakunda kuvugira mu ruhame, bagira inshuti nyinshi, bakunda kuvugana, gusabana no kugaragaza amarangamutima yabo. Iyo bari mu bantu benshi barisanzura, bagira akanyamuneza, ntibikunda kubahangayikisha. Hanyuma rero reka turebere hamwe uburyo ki bakunze no kumenyekana vuba. Bariya abantu bakunze kumenyekana vuba kubera ntibajya bahisha ibitekerezo byabo. Ntibatinya kuvuga uko ibyo batekereza. Usanga iyo abagezemo muri aka gurupe k'abantu b'aba introvert, ntabwo navuze neza ko ubundi ni ibice bibiri, extroverts na introverts. Abavuga gakeya cyangwa se batuje babita introverts. Reka turebe rero icyo bita imbaraga zabo. Abantu bavuga cyane boroherwa no kuvugana n'abandi. Bashobora gukora neza mu kazi ka public relationship, marketing, ubuyobozi, ubucuruzi, kubera ko aba bantu akwinjirira wowe utanabizi. Araza agasanga uri busy mu bintu rwose, agahita avuga ati uyu muntu ntabwo nategereza igihe ibyo arimo biri burangirire, agahita gutangira akakuvugisha, yarangiza kukubwira ibye ukabona gukomeza ibyawe. Bagaragara cyane kubera ko mu buzima bwabo bakunze kuba bameze nk'imirasire, bakunze kuba bagaragara cyane mu kinamico, mu mafilime, muri politiki, ku mbuga nkoranyambaga nyine nibo bakunze kuba bariyo. Uzareba abantu baba ku mbuga nkoranyambaga, ntago wajyayo uri timide, ntago wajyayo uri ibubu, ntibikunda. Ariko intege nke zabo, bavuga cyane rimwe na rimwe batanatekereje ku byo bari kuvuga. Reka ndivugira, niyo ibintu ari kuvuga atabitekerejeho, biba bikureba wowe uri kubyumva. Bashobora hari ukuntu ikintu kibananira cyangwa se kibatesha umutwe, gikunze kuba ari ahantu hatuje cyane. Ntibakunda kuhaba, ntabwo bakunda kubana mu duce tw'abantu batuje cyane cy'ahantu hacecetse cyane. Bakenera abantu benshi ngo bagire amahoro mu mitima yabo. Kuvuga ngo iyo ari muri public, iyo ari mu isoko, iyo ari mu bantu benshi, aratuza rwose, yumva mu mutima we atuje. Kandi igice cya kabiri ni icy'abantu batavuga cyane, abo bita introverts. Introverts abatavuga cyane ni abantu bakunda gutuza, bakunze kwitekerezaho, bakagira inshuti nkeya ariko zizewe. Inshuti zabo ziba ari ingirakamaro. Bakunda amahoro, ituze, gusoma, gutekereza no gukorera ahantu hatuje. Ntibakunda kumvikana cyane, ariko iyo
ubasobanukiwe, usanga bafite ubwenge bwinshi n'icyerekezo. Imbaraga zabo rero, ikintu kibamotiva cyangwa se kibatera imbaraga, baratekereza cyane mbere yo kuvuga. Bashobora gutega amatwi neza, batega amatwi ku bantu babagannye babashakaho ibitekerezo kandi byiza. Bakora ibintu byimbitse cyane, bafite ubushobozi n'ubuhanga. Twari tumaze kurebera hamwe rero imbaraga z'aba bantu bavuga gakeya, reka turebere hamwe intege nke zabo, aho bari wika, aho bagwiramo. Bashobora kutabona amahirwe kuko batavugira mu ruhame. Kenshi usanga amahirwe abacika kubera ko ntibamenyereye gukotana. Bakunda kwifata, bigatuma abandi babafata nabi. Ugasanga naho bidakenewe uyu muntu yifashe, kandi ubwo ndimo ndakuganirira iki kiganiro, hari umuntu uhise utekereza uti uriya muntu niko ameze. Bashobora kwigunga cyane igihe babuze ubuhuza cyangwa se ubahuza n'abandi bantu baba extrovert. Reka rero turebe igice cya gatatu cy'aba bantu. Ese ninde ubaho neza kurusha abandi? Aha rero niho ikiganiro cyacu kigiye kuba gifokasinga. Igisubizo nta n'umwe, bose, kubera ko ari uvuga cyane, iyo ari kubwira umuntu utavuga cyane biramurya. Uvuga gakeya iyo abwira umuntu uvuga cyane, nawe ntabwo bimuryohera rwose. Buri wese afite aho akenereye mugenzi we, ariko buri wese akagira aho akomeye cyangwa se aho akenewe cyane, n'undi akagira aho adakenewe cyane. Ubuzima bwiza si ukuvuga cyane cyangwa kutavuga, ahubwo ni ukumva uwo uri we, ukabyaza umusaruro. Niba uri extrovert cyangwa se uri introvert, ibyo ngibyo bikubyarira umusaruro gute? Extrovert akeneye kumenya igihe cyo gutuza no gutega amatwi. Introvert akeneye kumenya uko yakwiringira icyizere no kuvuga igihe bikenewe. Kubera ko hari igihe iyo uvuga cyane bigusaba guhubuka, ariko ugasanga nijoro uryamye utangiye kwicuza, utangiye kwibaza ngo ibi nabivugiraga iki koko, ugatangira kureba abo waganirije, nk'uyu nguyu namubwiraga iki, kwicuza bikaza. Noneho wa mu introvert rero hari igihe we nawe nijoro avuga ngo kuki hariya ntashubije gutya, kuki hariya ntavuze, kuki ntigaragaje mu buryo bukwiye. Icyo gihe uba ukeneye kumenya aho wari ukwiye kuba wacecetse n'aho wari ukwiye kuba wagaragaza icyizere wigirira. Uko bashobora kubana neza rero, mu mibanire yabo bashobora kuba inshuti cyangwa abashakanye beza iyo buri wese aha agaciro uwo bari kumwe. Ushobora wowe kuba utuje ugashaka extrovert, ushobora kuba utuje uri extrovert cyangwa se uri umuntu usakuza ugashaka umuntu utuje. Mu kazi extrovert bashobora, abantu baba extrovert bashobora guhagararira itsinda runaka, urugero nka gurupe y'abakozi cyangwa se mu kazi runaka, bakaba ari bo bagaragara nk'abantu bayoboye abandi, kubera ko bo bavuga ibibarimo. Wa wundi ucecetse ntushobora kumenya ngo ese ubundi ko acecetse ibi bintu yazabikora gute, wabibwirwa n'iki se atakwigaragaje? Niho abantu baba introvert batsindirwa. Ariko cyane cyane ko extrovert mu kwigaragaza ko hari igihe ibimuri mu mutwe byose abisohorera rimwe, ugasanga nta kirimo, wagira ngo yikoreye idegede cyangwa se umwungu. Introvert bakunze kwiga ibyo bashyira mu bikorwa neza, agafata umwanya we. Nari maze rero kubabaza ngo ese
ninde ubaho neza kurusha undi? Igisubizo ni ntawe n'umwe, kubera ko buri wese afitiye imbaraga kurusha mugenzi we. Kubera ko hari igihe bikenerwa ko uceceka, hari igihe bikenerwa ko uvuga. Aho hose rero ni ahantu haba hasimburana mu buzima bwa buri munsi. Icyo cyo twakirebyeho kandi ntacyo twongeraho. Uko bashobora kubana nabyo nibyo twari tugiye kuganiraho, ni ingingo ya 4. Mu mibanire bashobora kuba inshuti cyangwa se iyo abantu nk'aba bashakanye bagiye gukora umuryango, hari igihe usanga wifitiye umugore umeze nk'akaradiyo, hari igihe usanga ufite umugabo wimereye nka barafinda ngayo nguko. Icyo nakubwira ni uko buri wese hari igihe aba akenewe mugenzi we. Noneho umwana uvuga cyane n'utavuga cyane bose bashobora kurererwa hamwe mu rukundo n'ubwuzuzanye. Ibyo birashoboka cyane rwose, uzabirebe abana bawe, hari igihe usanga umwe avuga undi atavuga kandi bose ukabakunda bingana. Umwanzuro rero, reka turebere hamwe umwanzuro, tubanze tuganire. Andika muri komenti urabitekerezaho iki, kandi wowe se urumva umeze ute muri aba twavuze? Ese iyo ucekinze usanga uri extrovert cyangwa usanga uri introvert? Wowe wisuzumye muri wowe uramenya icyo uri cyo. Ntukagire isoni z'uko uri, kuko ni ibintu biba ari karemano. Uri umuntu utavuga cyane, uri umuntu ucecetse cyane cyangwa se uvuga cyane, byose ni kimwe. Uri umuntu, ariko ntukirate cyane kuko uvuga cyane, kuko hari igihe ibyo uvuga nta gaciro biba bifite muri sosiyete. Ibyo uvuga hari igihe nta mumaro, ntabo byubaka, ntabo bifitiye umumaro. Komeza kuba uri we, utere imbere nk'uko Imana yaguteganyirije kubaho, ariko kandi nanone hari igihe utagomba kurengera bitewe n'uko umaze kumenya icyo uri cyo. Niba uri umuntu ucecetse cyane, hari igihe uzabizira wanze kuvuga, kugira ngo ugaragaze ko uri umuntu witonda, ugasanga witonze naho wari ukeneye kuvuga. Komeza kwiga kumva abandi. Gutera imbere no gutera imbere, kuko ubuzima si amarangamutima gusa, ni n'imyitwarire n'icyerekezo. Hanyuma rero reba muri komenti hariya hasi, section komenti, umbwire uriyumva ute, umbwire iki kiganiro nkugejejeho urumva nababwira kuki. Aba bantu bafite utundi tuntu twinshi bihariye. Hari igihe usanga kutavuga cyane biterwa n'ubwoko bw'amaraso, hari igihe biterwa n'ubwoko bw'icyo bita astrology, cyangwa se n'ukwezi yavutsemo, isaha yavutse, aho yavukiye, yari ari ku murasire wa kangahe. Ibyo dushobora kuzabiganira, ariko bitewe n'ababisabye muri komenti, nkakubwira nti kuko wavutse itariki iyi n'iyi, ukaba ufite ubwoko bw'amaraso ubu n'ubu, ibyo byose nshobora kubikurebera nkurikije uko wambwiye uri. Banza wimenye ngo uri extrovert cyangwa uri introvert. Mpite umbwire ngo ufite ubuhe bwoko bw'amaraso nabwo, cyangwa se nshobora no kubikubwira nkubajije ikintu. Muri comment section rero reba, uri umuntu uvuga cyane cyangwa utavuga cyane? Subiza. Wigeze kumva usuzuguritse kubera uko uteye? Twandikire hasi dusangire ibitekerezo. Ntucikwe, subscribe kuri Life Talk TV, kanda like, share, ubimenyeshe n'abandi. Comment zawe ziba ari inyunganizi kuri twebwe, kugira ngo dukomeze tubashakira ubushakashatsi no ku bindi bintu mutari mwatekereza. Ndabakunda cyane rero, yari Peter, aha ni kuri Life Talk TV. Ndabakunda, ciao ciao.